yari umwana w'ibwami arangije aranahashakira habyara umwana witwa Mika kugera ubwo ngo umukozi w'Imana yicaye witwa Dawidi atariko nta mwana wasiga bwa Yonatani nta nubwo yavuze ku bwa Sawuli ngo mugire neza bwa Yonatani batarahara ariko aramugaye kuko yavuze ngo nta uzinjiramo yaramugaye yashyizeho bariyeri erega hari amagambo bagushyira hasa nkafunga ubwo ubwe umwami akimara gutsinda yaravuze ngo umuntu ucumbagira n'impumyi ntibizigera bikandagira muri Yerusalemu wumva tu si mama ndakubwiza ukuri nudahaguruka ngo urwane n'uburenganzira bwawe nudarangure n'agakondo ya uyikwambura afite imbaraga ku buzima bwawe. I'm telling you, please stand up, fight. You must be a good fighter of your future. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana n'umugambi w'Imana mwiza no gukorana n'Imana bibaho cyane kandi bagumeho cyane kuri uyu munsi wo ku cyumweru aho dukomeje cya kiganiro ngo nutikuraho umugozi mu buzahora kuziritse ko karande si ikintu mw'abantu mwe uzi kubereyeho gukorera abandi utikora uzi kuvunika mu buzima ndetse wibaza impamvu. Niyo mpamvu rero kumwe gabera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka tuba twifuza kumenya igikwiye tuba twifuza kumenya icyashoboka tuba twifuza ko umugambi w'Imana uza ku buzima bwe muri rwo hejuru kandi dukeneye ko data wa twese akora ibintu bigaragara kandi biremereye kugira ngo urusheho kubana n'Imana mu buryo bufatika kandi Yesu akwambike imbaraga z'uburyo bukomeye hirya no hino. Murakoze cyane umunsi rero ni ku cyumweru nabwiye ngo ukwezi kwa gatatu uzi ubwenge niba uzi ubwenge rya gake ryama gake senga cyane kandi binkubwira bizagera mu kwezi kwa gatandatu bizakururukana kwa kane urwane nabyo kwa gatanu urwane nabyo kwa gatandatu urwane nabyo bivuga ngo ni igihe kibi gikomeye kubwira cyane ko ari 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 niba hariho umuntu uzi ubwenge w'umuhanga wumva ibi bintu ubishyira ahantu mu mutima ubibikemo bivuga ngo ukwezi kwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu ukwa gatandatu ni ukwezi abantu bazasafaringa bakababara bakarira ibihombo utazi aho bivuye impfu zitunguranye impanuka zitunguranye uburwayi butunguranye ibihombo bitunguranye gutakaza akazi bitunguranye kuko ni ukwezi Satani agiye gukoramo operasiyo mu buryo bukomeye hahandi nawe ubwayo batari ko se ndi mu biki ndimo ndajya he. Ndakumenyesha ko muzumva imiborogo y'abantu kandi ibi bintu abantu babifata uko bibone ariko nicyo gihe Satani agiye kubabariza nk'abantu imitima ariko humure ibibazo rero nibihura n'akarande usanganywe bigahura n'ibibazo usanganywe urumva uzagarukira he ntabwo ari iterabwoba. Ndagira ngo ugire inama icyambere ni ukumenya ibintu uko bikuriho kabiri no gushaka ukuntu bisohoka mukabibohokaho gatatu no kurinda ibyo wagezeho kandi no kubaka ibizaza kuko ibyo wagezeho ni fondasiyo ugiye kuzageraho ariko nibigezeho maze gusenyuka uzagera ku kisi. Nta muntu ubanza gusakara inzu nta n'umuntu ubanza kuzamura inkuta z'inzu umuntu abanza fondasiyo y'inzu kandi nzibanzizwa no gusiga no gusiza kandi gusiza nabyo bibanzwa no kugira amafaranga. Ngo ibintu byose biba byubatse niba ahubatse wagezeho hamaze gusenyuka biravuze ngo nibyo wari gushyiraho ntibizahaba. Iyo umwanzi yishe ibyo ugezeho abasenye nibizaza. Iyo agusenyeye ubusore abagusenye n'urugo ruzima yagusenyeye kuba inkumi nziza nzima inezerewe abagusenyeye n'urushako iyo agusenyeye urushako abagusenyeye gusaza neza no gusaza ufite abuzukuru no gusaza uguwe neza. Usibye kubaho imibabaro n'agahinda n'amaganya kandi bimvuga n'abari mu nsengero murabizi wese ntusenga ntusiba niba ture ntusiba amasengesho ayo kwiriza ayakumanywa ya mu gitondo ayasanga ariko ubuzima bayeho buteye agahinda no kubaho kwawe
kandi kuba umurokore ntibisobanura kuba mu mibabaro. Oya, mwiduha ingero za Yobu, mwiduha ingero za Lazaro urwaye ibisebe, mwiduha ingero mbi nk'izo zose. Oya, hariho ibindi. Rese kuki muduhishe za Salomo se, kuki muduhishe za Aburahamu se, kuki muduhishe abandi bazima ba Yabesi ko nabo bari bahari? Ntabwo se navuze ngo Mana nundindi inzara ntine, uzandi inzara no gusonza ntazakuhakana, samenta ntashaka kurengwa. Kuki yabivuze ibyo bintu? Yesu ko yaduhaye isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru rifite ibikabigera kuri 5, akavuga ngo duhe umutima wacu uyu munsi. Kuki ibyo yabivuze kandi kuki mwabyumvaga? Kuki utekereza neza ko Imana iyo yareka umuntu muri ubwo buryo? So rero kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 umwaka 2024, ukwa 3 kwa 3 ni imibabaro kandi uzabirokokamo. Aha nkubwiza ukuri, hazabaho gushyingura, hazabaho gupfusha, hazabaho gutana kw'ingo, hazabaho amarira, hazatakaza akazi, hari abantu bazumva ubuzima babihiye. Njyewe ugize muri ukabukurikiye ubumwe bw'abera ministries, nuba isituwe n'abantu benshi cyane, memo n'abanyarwanda ntibasha kureba ko baramutse barebye miliyoni 14 ntago bazumva bino bintu. Ariko wowe ubyumvise bivuze ngo nuko ukwiye kurwana inkundura yo gusohoka muri ibyo bintu. Waba uri Burundi, waba uri Kongo, waba uri Tanzania, aho waba uriho hose, n'amezi agiye gufata abantu mu cyambere. Ubukene bukabije, gutandukana guteye ubwoba, pfusha guteye ubwoba, ibyago n'amakuba, ndetse bamwe na bamwe guhombeshwa n'ibiza bitishyurwa. Burya ninde mwabonye usengerwa n'imvura bakamwishyura se? Nsengerwa bakamwishyura se? Ntibishoboka ibyo bintu. Rero hagiye kubaho ikintu gikomeye, ariko genda imana hano ko shaka kugira ngo turimo turasenya imbaraga za karande. Ni gute wakwihisha? How to protect yourself, your family, your business, your life? How? No kumenya izi mbaraga mbi za karande, no kumenya izi mbaraga mbi z'imivumo zinjira mu byaha byananiwe kwihanwa, zinjira muri karande yavuye iwanyu, zinjira ku mugabo mwashakanye, ku mugore mwashakanye, cya famiye washatsemo cyangwa iyo bagushatsemo. Cyo byose ni imbaraga. Aho Paulo yahagaze yemanze mu ba Efeso 6 umurongo w'10 ngo ibisigaye byose mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi, kandi mwitegwe rwana ko tudakirana n'abantu, ahubwo turwana n'imyuka m'inyabushobozi y'ahantu ho mu ijuru, dufite intwaro zose kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi, tudatsinzwe n'urugamba. Ntawe utagira umunsi mubi. Noneho igiteye ubwoba, hari abatagira umunsi mubi gusa, ahubwo bagira iminsi mibi gusa. Urumva niba umunsi mubi ukoraho umuntu akananirwa, iminsi mibi myinshi ku muntu byagenda bite? Cyasetemye. Gerageza kunyumva no guhindura mindset yawe. Uyu munsi uri victim y'ibintu utazi uko byaje, nibyo wisangamo, nibyo wibonamo, ariko amatwi abyumva abisohokamo ukumva nturi kuyumva. Navuze ngo muri iyi minsi ndashaka tuzamara for neza 14 days tuganya kuri aya magambo. Après twinjire mu masengesho yo kubomora, kudestroyinga, gusenya, kubitera paralize, nawe ukakira gakondo yawe. Bivuze iki hanga? Sorry, bivuze iki? Ni ibintu byoroshye. Ntabwiraga ibyitwa karande. Iyo dusomye amagambo y'Imana tukayabona, Yosuwa 13 uhereye ku murongo wa 7 of course n'uwa 8, ngo nuko none iki gihugu ukigabanye ya miryango 9 n'igice cy'uwa Manase, kuko abarobeni n'abagadi bahwanye na Manase gakondo yabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, nkuko Mose umugaragu yabitegetse. Uhereye kuri Aruweri mu ruhande rw'ikibaya cya Runoni, mu midugudu yo hagati y'ikibaya n'icyitwa cyose ikimedada kugeza Diboni, n'imidugudu yose y'Isihoni w'umwami w'Abamori yatwaraga Heshboni kugeza ku ruyano rwa Abamoni, ni Galeyade no mu mugabano rw'abanyagishuri n'abanyamaka n'umusozi wose wa Hermoni na Bashani yose ukageza Seraka,
n'igihugu cyose cya Ogi na Bashani watwaraga na Ashtaroti na Edurayi. Ogi uwo niwe mu bacitse ku icumu mu barafa, abo nibo Mose yarwanije akabirukana. Nyamara Abisirayeli ntibirukanye abanyeshuri cyangwa abanyamaka, ahubwo baba abanyeshuri n'abanyamaka bahatanwa Abisirayeli na bugingo n'ubu. Urumva, nagira ngo wumva aya magambo ushatse kuganira. Twarimo dusobanura kuri cya kintu cya karande. Uwitwa Robeni n'igice cya Manase n'igice cya Gadi baje gutura hehe? Hakuno ya Yorodani. Naho ni muri Isiraheli humve. Ariko ngo bagiye kurwana, ngo bajya no gufasha abandi kurwana mu gihugu rwagati, ariko ntibahatura. Barongera bagaruka hano hino. Kuki bafashe Robeni wavumwe bagafata Manase wimwe umugisha w'imfura agahabwa uw'umuhererezi, bityo Efuremu agatwara umugisha wiwe? Kuki bashatse kumutuza aho ngaho? Iki kibazo cyumve. Mu buzima ni byiza ko dukwiye gusenga Imana, kwegera Imana no gusobanukirwa ibi bintu tukabyumva nk'ukuri, tukabyumva mu buryo bukomeye, umuntu wese akabisobanukirwa, tukamenya icyo Imana yavuze. Kuki hafashwe igice cya Manase wimwe umugisha w'imfura, bagafata Robeni wavumwe bakabahuriza hakuno ya Yorodani? Nayo ubwire ngo gakondo yawe n'ubundi irahari. Aho bavuze ngo Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera abirukane abakurikirira hafi, leta barekera aho ngaho. Muri make umugisha wa Dani kwari ukurwana no kugira ngo ibyo yambaye amutera abyakire. Abarahagurutse bajya gufasha abandi kubohoza imidugudu iri hagati hakurya ya Yorodani, ariko batura hino, kandi barangije ntibirukana n'abanyamahanga, barabana. Iyo karandi gufiteho uruhare, uwo mugabo wifuza si ukurambagiza, n'umugore wifuza si ushaka, n'akazi ukeneye si kubona, nicyo ushaka kugeraho si cyo wakira, ahubwo buri gihe uhora wakira amarira, akaga, ingorane, imibabaro, imiruho n'agahinda, ariko bikomotse ko Satani yagabye ibitero kuri wowe. Urimo uranyumva? Iyo mpamvu nahagurukiye umwuka mpamagereza kukubwira aya magambo, akambwira ngo bwira abantu basohoke muri ibyo bintu. Karande si ikintu. Nawe reba aho umuryango ugeze ucika. Reba ukuntu umuryango mutumvikana. Reba imiryango yumvikana aho igeze. Reba ukuntu umwe mu bo mu bana yishimira ko usubira hasi. Bigera naho umuntu yagusenyera urugo kandi muvukana. Bigera naho umuntu yakwicisha kandi muvukana. Kuko muturanye n'abanyamahanga muri wowe. Ntabwo ufite abasore bagukunda ngo bagutware. Ukeneye abagusambanya bakagenda, kugira ngo uzabyare ikinyendaro nk'uko iwanyu bakibyaye. Kandi nutabyemera ntiribuye, nutagenda uzagumirwa. Use na wamyoko. Umva, jya umenya amateka. Mfite ba nyirasenge bapfuye badashatse, wasabo byagiye byanga burundu, batongerewe, abavuzweho amagambo bitewe n'ibyaha bya kera tutazi. Yenda umubyeyi wa kera ntiyakuvumaga, ariko imbere y'Imana aho bantu bibitse umvuko, umuntu wese wakoranye n'ibigirwamana, umuntu waterekereye, wabanzwe, waciye indasago, wajyanye amaturo n'ingemo ku bapfumu akabitwarayo, uko wakwigira kose ifoto yo muri ubwo buzu warayemo imbere y'Imana burahari. Kandi so wabikoze na bene wanyu bagiye ntacyo bavuze uyu munsi. Niyo mpamvu nawe urebera umugisha kure, urebera ibyiza kure, biraza bihaguca mu maso bikagenda.
urambwira koko Mefibosheti yarinze kuvunika ibirenge kubera iki? Suko sekuru we Sawuli yahemukiye Imana bitera Yonatani gupfa. Mefibosheti afite imyaka 5 bari guhunga, umurezi we akamurekura akikubita hasi ko nta muntu kwitaho, akavunika amaguru. Yavunika amaguru kubera ko ntatiye kuyabashaga muri se, bakamutwara Irodebari kwa Makiri aho batagira ijambo. Cyane ko Irodebari ari amagambo abiri, hamwe ni ro bisobanura nta, debari ijambo. Ajya gutura kwa nta jambo kwa Makiri mwene Amiyeli. Makiri mwene Amiyeli, Amiyeli akaba mushiki wande wa Betisheba. Betisheba ari muka Uriya wapfushije umwana kubera gusambana ngo yagiye ku rugamba. Ajya gutura muri Bidomvire Quartier, umujyi utazwi urwanywara umujyi n'abanywatabi n'abakibose, wa mujyi urimo akajagari. Niho hagiye umwana w'ibwami kubera icyaha cya sekuru yakoze. Ingaruka zikuriho ni iwanyu, ugomba kuziyambura wiventariye, kufunguka amaso n'ibitekerezo no kumenya ngo niki nakora mu gihe nk'iki. Izina afite imyaka 5 aravunika, ajya kuba muri quartier. Yari umwana w'ibwami, arangiza nahashakira habyara umwana witwa Mika, kugera ubwo ngo umukozi w'Imana yicaye witwa Dawidi atari ko nta mwana wasiga bwa Yonatani, nta nubwo yavuze ku bwa Sawuli ngo mugire neza bwa Yonatani. Batarahara ariko aramugaye, kuko yavuze ngo nta uzinjiramo, yaramugaye. Yashyizeho bariyeri. Erega hari amagambo bagushyira hasa nkafunga. Ubwo bwe umwami akimara gutsinda yaravuze ngo umuntu cumbagira n'impumyi ntibizigera bikandagira muri Yerusalemu. Bubwira ngo kubera ko Dawidi yari yarahiye yuko uwamugaye n'impumyi batazigera bakandagira Yerusalemu. Ni amagambo tubona mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 5 uhereye ku murongo wa 7 ukajya ku murongo w'9. Haravuga ngo ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni, haba ururembo rwa Dawidi bwite. Uko niko byagenze. Uwo munsi Dawidi aravuga ati, umuntu wese uzanesha abayebusi azajugunye mu rusumo ibyo birema n'impumyi umutima wa Dawidi wanga. Nicyo cyatumye bavuga ngo nta mpumyi cyangwa ikirema bizinjira mu nzu. Nuko Dawidi abyumvise. Nuko Dawidi muri icyo gihome akita ururembo rwa Dawidi, yubaka impande zose zihe. Urumva yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nuko nta muntu n'umwe uremaye n'impumyi uzinjira mu nzu, babajugunye mu myobo babateyo. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bifite imbaraga. Ni ibintu nakwiye kumva mu magambo akomeye yasobanuye. Yavuze ngo nta kintu na kimwe, nta keneye impumyi, nta keneye waremaye uzigera winjira. Ajugunya mu rusumo ibyo birema n'impumyi umutima wa Dawidi wanga. Nicyo cyasema ngo nta mpumyi cyangwa uremaye bazinjira mu nzu. Muri make bazinjira muri Yerusalemu. Kandi uyu Mefibosheti yarakenewe kugira ngo agirirwe neza ya se Yonatani. Kandi ikindi yaravuze ngo haba hari uwasigaye mu nzu ya Sawuli mugirire neza kubwa Yonatani. Umva we ararengera ko hariho Yonatani. Umva neza y'umubyeyi hane kugeza, umva nina y'umubyeyi hane kugeza. Umubyeyi akwica atahagaze iruhande rwawe, umubyeyi yangiza hazaza atavuganye nawe, kandi amateka akwica nta ntambwe uratera. Amateka akureclassify. Imibereho y'umuryango ica umuntu. Aravuga ngo nta uremaye uzahinjira, nta n'umwe uzahakandagira, nta n'umwe uzikira uhinjira. Ariko Mefibosheti mwene Yonatani akaba umwuzukuru wa Sawuli, ajugunywa n'abarezi ubwo bahungaga bamaze kugira guhunga.
aragenda atura iro de bare kwa nta jambo nta kintu ntacyo ufite ku musozi w'abambuye ijambo. Leta idashyira amatara agenda bayo, ariko ngo baje siba aravuga ngo arahari ariko amugaye ibirenge kugira ngo iri jambo Dawidi yavuze rimukumire mu masezerano. Hari imvugo ikumira ubuzima bwawe, hari indahiro iwanyu barahiye imbere b'igirwamana ikumira amasezerano yawe, hari indahiro umugabo we mu bantu yarahiye utarasobanukirwa, utibaza aho amafaranga ajya n'aho imbaraga zijya n'ibyo ukoraho bijya, ibyo byose hari indahiro utazi yabayeho. Siba aravuga ngo arahari ndanamuzi, ariro de bare kwa Makiri mwene Amiyeli mushiki wa Betisheba, musaza wa Betisheba, ariko aramugaye. Warize ariko arashoboye, ariko yasa neza, ariko yarize, ariko ageze gutya. Hari tuntu twariko tukuriho, utwo dusobanura bimwe nise ngo lezinikite, bisobanura imbaraga z'umuvumo no kwinjira muri gakondo y'amateka yawe, ntubashe kwakira ibintu biremereye byakugirira akamaro. Hari imbaraga ziriyo kure, ni mwiza ariko atuye muri Amerika, ariko atuye muri Canada, ariko afite lisansi, ariko afite umuryango, ariko afite urugo, ariko ngo birahari, ariko hari ubumuga utizaniye bwinjiye rwihereranwa muri aya mavuta kandagira amateka. Ndakumenyeshaho kwibohora kwawe. Erega ibituvuga bigira ingaruka. Ibi byose nkubwira niho umuryango ucika. Aha ni agahinda kari. Tiwisanzuye muri famiye washatsemo, umugabo ntisanzuye aho yagusanze, byose ariko yagize gutya. Ariko ndagira ngo muri aya mavuta, muri izi mbaraga, nyabone kuhindura imitekerereze. Niho ikikugora guhindura ibintu byawe. Siba aravuga ngo arahari ariko amugaye. Umwana arabyihamagariye, iyo batica se na sekuru bari kumuhungana, umurezi wamureraga umunasi we ngo aramunyihuka, agwa hasi aravunika. Nta maboko yagufata igihe cyose ukeretse ay'Imana, nta n'amaboko yakugumana ukeretse ay'Imana ishobora byose. Nta muntu waguha igihe, nta muntu waguheka igihe, kabone n'ubwo nyoko yakubyaye yagera akakurekura, ngo aramurekura, aranyihuka. Kunyihuka ni nko kunyerera. Iyo amufashe neza ntabwo yari kunyerera. Teka nakubwiye ijambo ngo iyo hahise hawe hasenyutse n'ahazaza ntaho, kuko ntawe usakara inzu itazamuye inkuta, kandi ntawe uzamura inkuta nta fondasiyo. Nta fondasiyo ntiwabona fondasiyo utamaze gusiza ikibanza, kandi ikibanza ntiwagisiza nta bushobozi ufite. Nuvuga ngo byose bimeze nk'uko ugenda wubaka, ntiwashyiraho etaje ya kabiri ya mbere idahari. Silivupure, niba hazaza, niba hahise hasenyutse aho uyu munsi akaba ari ntaho, urambwira ngo hazaza harubaka he? Usibye kurangira uko uwo byakagenda uko naho kagenda uko. Ijambo ariko nk'umugabo wari usobanukiwe neza ibyarimo bibaho, nk'umugabo wari uzi neza icyari gikwiriye, nk'umugabo wari usobanukiwe imbaraga, avuga ati arahari ariko aramugaye. Yarize ariko yakwiba. Ni umugore mwiza ariko ntiyakubaka nka nyina. Afite amashuri ariko mwihorere, avuka ahantu habi. Mbega bakagira ibintu, ntibahakane uriwe, ntibahakane ko udahari, ntibahakane ko udashoboye, ntibahakane ko utari mwiza, ntibahakane ko udafite imbaraga, ntibahakane ko udafite ijambo, ntibahakane ko udashoboye, ariko bagira ibintu bazana bituma utinjira mu isezerano ryawe. Ropika muri aya mavuta, ndagira ngo dukubite izo mbaraga mbi, dusenya kino gicaniro kikuriho, maze uhaguruke wemewe umuntu muzima. Ntibahakana ko udahari, nta nubwo bazanabihakana, ndetse baranabyemera. Ariko nubwo babyemera, nubwo babyemera,
bafite utuntu bongereye uramugaye, bafite ubumuga barata, bati nyina hari umurozi, nyina hari umusambanyi, ise hari umujura, ise hari umwicanyi, avuka muri ubu bwoko, avuka muri iki cyerekezo, uwo ni umurundi, uwo ni umunyarwanda, uwo ni umukongomani, uwo ni umutanzania, uwo ni umajyaruguru, uwo ni umunyabutare. Hari amateka tutizaniye mu buzima ariko ahora twataka, bazakwita n'ikiraro utari cyo. Hari naho bita inda y'abatanu n'abasambanije, hari naho bita ngo n'abajura utaranabibye, hari etikete, hari ikiyambaro baguhaye. Niyo mpamvu muri aya mavuta akandagira amateka twifuza ko icyo cyenda kikuvaho cy'umukara. Urahari ariko igiye gusenya hazaza hawe, kuko nahahise ntawe wari ufite, naho uyu munsi nta fondasiyo, ariko uraryamye wabyihoreye, urumva ari ibisanzwe. Uri gusengera muri ima. Iyo tugeze muri iyi level ni ugusengera muri autorité spirituelle, spiritual authority, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni maombi ya kubomoa kila msingi wote ambayo shetani amejenga juu yako, kubomoa nguvu za usherati, za wachawi. Sio mambo ya ukaa tu kimya. Simama, pigana, tafuta, piga daimoni. Usije ukaleta mambo ya mchezo hapa, kwani adui yako hacheza. Yeye anataka kumaliza, anataka kumaliza mali yako, watoto wako, mume wako, mke wako, anataka kumaliza familia yako. Shetani ana mpango mkali sana juu ya maisha lako, lakini unanyamaza tu, unakaa kimya. Mungu kuja nisaidie, Mungu kwa nini hivi na hivi, Mungu ndoa imenishinda, Mungu kwa nini mambo kama haya, chakula, watoto, mke, mume, mbona mimi nimeshanga, magonjwa tu, mimi nateseka kila siku, Mungu uko wapi? Hapana, simama, pigana, bomoa, songa mbele bila woga, piganisha neno la Bwana. Haleluya, usiwe na mashaka. Mungu anaweza yote. Familia amenichukia, mimi sijui nimezalia wapi, ni nini, watu wananiacha, mambo kama hayo. Wewe one kwamba ngome za shetani ziko juu yako, piga, bomoa. Kuna Roho Mtakatifu, kuna nguvu za Roho Mtakatifu kusaidia wewe. Kwanza wewe jua kwamba unapigana na nani na nini, wapi. Hiyo ndio mambo mazuri ya kujua kama wewe utaweza kusonga mbele, hatua moja, ingine, mbili, hatua moja, mbili, tatu, ine, tano, 6, 7, 8, 9 na kuendelea. Sio siku ya kukaa na kunyamaza. Sio siku ya kuona kamba mambo yote kama mambo yanaenda. No. Badilisha mwenendo. Tafuta na nguvu zote za Roho Mtakatifu za kukemea kila pepo ambaye inataka kuvuruga maisha lako wewe mwenyewe. Usije ukasinzia. Kuomba mniombe weomba tu, simama. Ndakubwiza ukuri, nudahaguruka ngo urwane n'uburenganzira bwawe, nudarangure n'agakondo ya uyikwambura afite imbaraga ku buzima bwawe. I'm telling you, please stand up, fight. You must be a good fighter of your future, your prosperity, your life, your family. Don't think about the people who are around you. It is enemies among them which need to fight with you. Don't sleep. Don't nap. Please wake up and fight for your interest,
There is the power of the Holy Spirit in our life to change and to get your land. Je te jure, si tu ne veux pas réveiller et chercher votre héritage, ne pleurez pas. Priez avec l'autorité de l'esprit. Parce que il y a beaucoup des ennemis. Koresha imbaraga z'umwuka wera. Heritage yawe, umugabane wawe wamaze kunyagwa. But tu es still calm. Non, quand même. C'est pas comme ça. Réveillez-vous. Priez. Cherchez. Il faut combattre. Ugomba kurwana kugira ngo hatagira daimoni yataka famille, les enfants, umugabo wawe n'abandi bose. Thank you so much. Nizere ko wanyumvise. Imana iguhe umugisha. Tuzongera guhura ku munsi wa mbere. Amen. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.